ngo bagende bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Bivuze ngo n'umuryango w'uyu muntu uboneka imbere y'Imana ukiranutse. Shuti y'umusaraba, nawe ndashaka kugwiza imbaraga z'umutima. Wagera mu kibazo ukakibwira ngo wakibazo we, ndi umusirikare uri ku rugamba, ndahangana na haduyi. Haduyi uhanganye niyihe? Ni y'amagambo. Uhanganye na haduyi yihe? Y'icyaha. Hagarara nk'umusirikare, uhamirize uwo musore, uhamirize uwo mugabo, uhamirize uwo mugore, umubwire ngo njyewe mfite mu mutima inzira igana i Siyoni. Iki gikombe ushaka kunyinjizamo, ndi umunyembaraga, sindi bukinjiremo. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ufite Kristo muri wowe, abantu bafite Kristo muri bo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nongeye ndagusuhuje kandi amahoro y'Imana bane nawe. Ni Ev.Mukalibiya kuri YouTube channel ya Mukalibiya TV. Rero ubwo mperuka hano nari ndimo mbabwira ngo birakwiye ko buri wese yibuka umuhamagaro ko yatoranijwe akuwe mu magana menshi y'abanyabyaha. Imana ishimwe. Uyu munsi rero reka dusenga Imana, ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana, ubundi turihagararemo rizaturinda. Imana ishimwe. Data wa twese, mu izina rya Yesu, urera kandi urakiranuka, uri umunyacyubahiro. Ibihe byose uri Imana, nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho. Uri umunyembaraga, uri ishobora byose, ushoboye ibintu byose, ariko icyakunaniye muri byose ni ukubeshya. Haleluya. Uri Imana itabeshya. Ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Reka rero uyu mwanya jambo ryawe ridutera intege kandi ritwongeremo imbaraga zo kugira ngo dukire mu bugingo, kandi ibihe byose tube twamamaza ubutumwa bwiza bwawe Yesu Kristo, dufite ubugingo buzima muri wowe indani. Ndagushimiye rero abari kure, abari hafi, abari muri Afrika, ibihugu bitandukanye, i Burayi, Amerika. Reka uyu mwanya ijambo ryawe ryogere mu isi yose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Kadusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 84 umurongo wa 16. Haravuze ngo, Zaburi ya 84 umurongo wa 16. Zaburi ya 84 umurongo waho wa 6. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindi cyamika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Imana ishimwe. Imbaraga dufite uyu munsi tuziyeshwa nuko twihanye ibyaha. Imbaraga dufite uyu munsi tuziyeshwa nuko twihanye ibyaha. Ngwino kwa Yesu akubabarire, ngwino kwa Yesu arakubohora, ngwino kwa Yesu akubabarire, ngwino kwa Yesu arakubohora. Zakayo we yigiriye inama yo kurira umuvumo, kuko yatinyaga kureba Yesu uko asa. Nuko yasanze ibyaha bye byatuma atamureba. Ngwino kwa Yesu akubabarira ibyaha, ngwino kwa Yesu arakubohora.
kubohora. Haleluya. Ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu, arakubabarira ibyaha, kandi Yesu arakubohora. Imana ishimwe. Ibyaguhetamishije Zakayo wayigira ngo inama ngo yo kuzamuka igiti cy'umuvumo, ngashaka kureba Yesu mu maso. Haleluya. Ngarangije ng'abantu benshi bategereza kureba iyo filimi iri kuri bugenda, ngo Yesu ageze hafi aho ngaho, ngo Yesu ngarararama. Haleluya. Ngamaze kurarama avuga ijambo ryiza nk'iryo yakubwiye, nk'iryo akubwiye aka kanya, nk'iryo nanjye yambwiye. Aravuga ngo Zakayo, haleluya, ururuka vuba, kuko uyu munsi ndarari wawe. Imana ishimwe cyane. Amina, amina. Ngo Zakayo aramanuka, ngo abantu benshi baracanganyikirwa bumvise yuko avuze kajya kurara ku munyabyaha. Ariko Imana idutabare we, ariko kuki dusubiza abantu inyuma, ariko kuki duca abantu intege? Ese ko wumva ko kanaka atagirirwa imbabazi, kuki wumva ko Yesu atanyura kwa kanaka? Kubera uzi ibyo yakoze. Birashoboka ko uzi igihe yabikoreye, ariko igihe yihaniye ntacyo uzi. Imirimo izamugaragaza, ibikorwa bye bizamugaragaza. Guca bugufi yubaha Imana, imbaraga Uwiteka azamuha nizo zizagaragaza ko Yesu yarayiwe. Haleluya. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro, Mana ituganze cyane. Yesu yigeze arari wanjye, mbona byanshanze, mbona byanyobeye. Yesu yarayi wanjye, numva bindenze. Yesu yarayi wanjye, nabuze mwibirongoranwa. Yesu arari wanjye, nabuze ikanzu y'ubukwe. Yesu arari wanjye, bari kumbwira ngo nisuri ku bukwe kubera ko data wacu yari yitabye Imana. Yesu yarayi wanjye, arambwira ngo nuko ndirahiriye ndi Imana ikugiriye neza. Amina. Ngo Zakayo, Yesu arariwe. Ese buriya ko yaharaye yahavuye amaramasa? Buriya Yesu yagiye gutyo gusa? Ndashaka kukubwira ngo Zakayo ntabwo Yesu yamusezereye gutyo gusa, ariko igiteye agahinda ni uburyo ki umusaba ngaze arari wawe. Ndamushimira yuko imbabazi ziwe zibohora. Amina, haleluya. Ejo babona wivuruguse, uyu munsi bakakubona utambira Imana, uha Imana icyubahiro, uyibwira ngo wangiriye neza, warambohoye, wambabariye ibyaha, warandenganuye, wankijije amenyo y'abashetsi. Imana ishimwe. Yesu yarayi wanjye, mfite ibiro 42, nambara mu nda 28. Arambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Talala silabore star. Hari igihe tuba turi mu ijambo ry'Imana, hari igihe tuba tugendera mu ijambo, kandi iyo ugendeye mu ijambo ibintu byose biremera. Imana ishimwe cyane. Icyampa nawe Yesu akarari wawe. Dusomye ijambo mu kanya riri muri Zaburi ya 84 murongo wa 6 n'uwa 7. Haravuga ngo hahirwa umuntu ufite imbaraga, hahirwa umuntu ugufitemo. Haleluya. Mu yandi magambo, ugufitemo uhita wumvamo Kristo. Hahirwa umuntu ufite imbaraga ya Kristo, hahirwa umuntu ufite imbaraga ya Kristo, hahirwa umuntu ufite mu mutima inzira zigana Siyoni. Imana ishimwe. Umuntu ufite mu mutima inzira zigana Siyoni ajya mu ishyamba, nk'uko nagiyeyo nkegeranya amazi, nkegeranya ibitaka, nkabumbira y'amatafari, narangiza nkabwira Imana ngo iyi nzu ndayubatse 2019. Iyo nzu nkayubaka, maze kuyubaka nuko nari mfite mu mutima inzira igana Siyoni y'icyo Imana yavuganye nanjye. Ndubaka kubera yuko mfite mu mutima imbaraga yavuganye nanjye ko izampa aho ndambika umusaya. Imana ishimwe. Iri jambo ngo hahirwa abantu bafite mu mitima inzira z'igi Siyoni. Icyambere, bagwiza imbaraga z'umutima. Icyakabiri, amasezerano yabo arasohora. Icyagatatu, nta by'ubugoryi bakora. Icyakane, baba abanyacyubahiro. Icyagatanu, bavuga Imana neza
cya gatandatu iyi nzira ni y'ubugingo. Imana ishimwe. Ku murongo wa 7 ngiyo banyuze mu gikombe cyitwa baka. Haleluya. Aba bantu banyuze mu gikombe cyitwa baka babitsa amasezerano, babitsa ubuhamya, babitsa amasengesho, babitsa ibyahumetswe n'Imana. Kandi cya kabiri cyandi kiyongera kuri ibyo, babitsa ijambo. Uyu muntu unyuze mu gikombe cyitwa baka, iyo afite ijambo akagira ubuhamya, akagira amasengesho, akaba abitse n'amasezerano, iyo ahageze harahinduka. Iyo ageze mu kibazo afite ibyo ngibyo birahinduka. Iyo ageze mu kibazo byamucanze birahinduka. Iyo ageze mu muryango batamwemera baramwemera. Iyo ageze kwa muganga dogiteri abona indwara abaganga barayibuze, uyu muntu iyo ageze imbere y'Imana arahabohokera. Imana ishimwe. Ngo hahinduka ahantu h'amasoko, imigezi iratemba. Utaragusabaga amazi araza kuyagusaba. Imana ishimwe. Uwabwiye ngo nyambika niwe wambika. Imana ishimwe. Wasabye ibiryo niwe ubimuhereza. Mu yandi magambo habaho mitasiyo, habaho ikintu bita vice versa. Ibyari kuri babandi wari ubakeneyeho Imana ibizana iwawe. Haleluya. Babandi bavuga ngo dore turamubona mu gikombe cy'uburwayi bakakubona mu gikombe cy'amashimwe. Babandi bavuga ngo turamubona mu gikombe cyo gusabiriza bakakubona utanga. Haleluya, 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 haleluya. Ndafashijwe Mukalibiya mu gikombe cyitwa baka, ahantu haba amasoko, ahantu aya mazi barayanywa. N'abatazaga kuyasaba iwawe harayobokwa. Imana ishimwe. Ngimvura y'umuhindo icyambika imigisha. Imana ishimwe. Ngo bagenda bagwiza imbaraga. Aba bantu ntabyo bugogi bakora, baruzura umwuka wera bagahanura. Aba bantu bagenda bagwiza imbaraga mu kinyejana, bava mu kinyejana bajya mu kindi bagwiza imbaraga, bava mu buzima bajya mu bwiza bagwiza imbaraga. Kandi imbaraga zitangirira he? Imbaraga zatangiriye mu gikombe cyitwa baka. Aba bantu bafite mu mitima inzira zigana Siyoni, n'ukuri kose Imana izabakorera iby'ubutwari. Ngo bagende bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Bivuze ngo n'umuryango w'uyu muntu uboneka imbere y'Imana ukiranutse. Shuti y'umusaraba, nawe ndashaka kugwiza imbaraga z'umutima. Wagera mu kibazo ukakibwira ngo wakibazo, ndi umusirikare uri ku rugamba ndahangana na haduyi uhanganye n'iyihe n'iyamagambo, uhanganye na haduyi yihe y'icyaha. Hagarara nk'umusirikare uhamiriza uwo musore, uhamiriza uwo mugabo, uhamiriza uwo mugore, umubwire ngo ngewe mfite mu mutima inzira igana i Siyoni. Iki gikombe ushaka kunyinjizamo ndi umunyembaraga, sindi bukinjiremo. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ufite Kristo muri wowe, abantu bafite Kristo muri bo bakomeze bagwiza imbaraga z'umutima, bazagera no mu bikomeye. Mu gihe cy'inzara baravuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwana ndagushishikariza, ndagukumbuje gutunga Yesu akaza muri wowe. Yesu nazi wawe, uzamubwire ngo ntusohoka ahangaha, ntusohoka ahangaha. Babandi bahari Yesu ahinjira bareba. Yesu yavuganye na Zakayo bareba, yavuganye na Zakayo bahari. Imana yagiye ivugana natwe bahari, ivugana natwe bahari, ivugana natwe bahari. Dusenga bahari, duhanura bahari, turirimba bahari, turya bahari, twambara bahari. Baravuze ngo ntacyo uzimarita la salaboria, ntacyo uzimarira. Niko bari baravuze ngo ntuzabyara. Ariko kubera ko wari wibitsemo imbaraga zigana i Siyoni, dubika ibanga kugeza risohoye. Dubika ibanga bayavuge, udubika ibanga bagusebye, udubika ibanga bakwamamaze. Imana niza kukwamamaza bazaceceka.
Imana ishimwe ugenda ugwiza imbaraga kubera ko hari iki Imana yavuganye nawe. Kabiri, kubera yuko ufite umutima ugana Siyoni. Umuntu wese ufite umutima ugana Siyoni, nawe ngwino mu masezerano. Ubu n'ubuhanuzi, ngwino Yesu aragushaka. Iri jambo nawe uribwirwe nk'uko Zakayo Yesu yamugiriye neza akarariwe. Iriya ni miracle yatunguye abantu bose. Nawe Imana ije kugutungura mu gihe bari bamaze iminsi bavuga ngo ntacyo uzimarira. Kuba waremeye ukavuga ngo ndakijijwe, ntaye byose, nsize byose, ndagukurikiye, uzangirira neza. Imana izakugirira neza. Amen. Reka dusenge Imana. Ntarasenga, nimero yanjye ya WhatsApp murayisangaho hasi ku kiganiro. Ni Ev.Mukalibiya kuri YouTube channel ya WhatsApp 078 777 9454. Turagushimiye Mwami Yesu. Haleluya. Ndagushimiye by'umwihariko kubera ko watubohoye ho ibibi byose tukabibonera muri Kristo, umubiri we wabaye inyama, kugira ngo nanjye uwanjye nubabara nzihanganire mu mbaraga iri muri we, ikorera muri we, igendera muri we. Uyu mwanya sengeye umuntu wese utarakiza, sengeye umuntu wese utarakwakira nk'umwami n'umukiza. Umuhamagara, umutoranye mu magana menshi y'abanyabyaha. Afite ubumuntu, afite indangagaciro, afite kugira neza, ariko ntabwo ararambura ikiganza cy'iburyo avuge ngo Yesu ndamwakiriye. Aka kanya ijambo ryawe umuntu urihingukiyeho, umuntu urigezeho, nawe arisunika rigeze ku bandi. Twamamaza ubutumwa bwiza bwawe bubohora, bukiza, burema, butambutsa umuntu mu kibazo. Kandi Uwiteka umwitiye aka kanya yumve hari indi mbaraga imumanukiye. Ndagushimiye ko ubasha gukiza imitima ukanakiza n'imibiri. Nibwo nsengeye n'abarwayi kugira ngo buri wese ikibazo cy'ugikurikirane, buri wese ubuzima, buri wese icyifuzo cyari cyo cyose, ukize abarwayi, ubohora abarwayi, wishyurira abantu imyenda yose. Muri njye yaravuze ngo Yesu yarishyuye nta mwenda ndimo, yampaye ikibanza mu bwami bwe, kandi ikibanza cya mbere waduhaye ni icy'imbabazi. Ndagushimiye ko buri wese akuruhukiyeho kandi ukamugirira neza mu mbaraga iri muri wowe, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.